Umugoroba mwiza kuri mwe mukurikira gahunda za televiziyo Mama Urwa Gasabo. Uyu mwanya tubonye amakuru yihutirwa tudashobora kuba twareka kubabwira muri aka kanya, aho tubonye itangazo rigaragaza ko umuyobozi wa M23 AFC M23 General Sultani Makenga ari kugirana amasezerano hagati ya SADC na AFC M23 yo gukura ingabo za SAMIDRC muri Goma. Kakanya ndi kumwe na Scovia ku murongo wa telefone. Scovia, wiriwe neza? Wiriwe neza Samu. Iri tangazo mbonye nawe uraribonye? Nge nari nabyumvise mbere, ahubwo wenda ndategereza mu masaha 4 ubwo namenye ko arimo kwakira ingabo. Amakuru abaturage batubwira ko ari abagaba b'ingabo za SADC bagiye kugirana ibiganiro nawe. Yego. Mu rwego rwo kugira ngo bacyure ingabo. Wenda acira abantu muri make kuri iryo tangazo, hanyuma tugaruke duse nkaho tuvuga ku biri inyuma y'amarido. Yego, itangazo biragaragara ko ririho ibirango bya AFC M23 hamwe na SADC, bigaragara ko ari bo bafitanye ayo masezerano. Agreed outcomes of the engagement between Chief of Defense Forces of the Southern African Development Community and leadership of Alliance Fleuve Congo Mouvement du M23 Mars. Ni tangazo rigaragaza ko ibi biganiro biri hagati yabo bibaye Serena Hotel Igoma, hotel ya Serena Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku izi tariki. Ikigaragaramo cya mbere nuko ibiganiro byabo bwumvikane buri hagati y'abagaba b'ingabo ku ruhande rwa SADC ndetse n'ubuyobozi bwa M23 AFC M23. Ikintu cya kabiri bashyizemo nuko ari abagaba b'ingabo ku mpande zitandukanye, harimo General Lodzane Mapwanya, uyu ni Chief of South African National Defense Force, uyu ni umugaba w'ingabo za Afrika y'Epfo. Hakaza kandi Lieutenant General Geoffrey C. Zele, umugaba w'ingabo uyoboye ingabo za Zambia Army Commander. Hakaza Major General Saiford Karis, representative of the Chief of Defense of Malawi, ingabo za Malawi. Hakaza kandi Major General Ibrahim Mikhail Mona, representative of Chief of Defense Force of United Republic of Tanzania, ari nawe uri kugaragara cyane mu mafoto uhagarariye ingabo za Tanzania. Hakaza Professor Kula Telestan, Director of Organ Politics and Defense Security Affairs SADC. Hakaza na Major General Sultani Makenga, the Military Coordinator of AFC/M23 and the Chief of Defense of the Force of ARC, Armée Révolutionnaire Congolais. Hakaza na Brigadier General Bernard Byamungu, Deputy Chief of Defense Force of ARC, M23 nyine. Hakaza na Bahati Musanga Elasto, the Governor of North Kivu Province. Abo nibo bari imbere ku ruhembe rw'abari mu biganiro. Hano harimo ibintu bibiri, wenda baravuga ko bagiranye amasezerano ariko ntago batubwira ngo nayo gukora iki, nayo gukura ingabo hariya. Ariko nubireba uraza kwibaza ngo se abagaba b'ingabo cyangwa abahagarariwe b'ibyo bihugu bya SADC bose bahafite ingabo. Dore ikintu cya ku ngingo ya gatatu, the meeting noted the commitment for both parties on the cessation of hostilities, guhosha intambara, ceasefire, byo kurasana bikavamo, and unconditional withdrawal of SAMIDRC troops. Gukuraho yego. Nukuvuga ngo baracyura ingabo, ariko ikintu gikomeye cyazanye aba bagabo no gusaba ko Sultani Makenga n'abayobozi bagenzi be bemerera SADC ikagenda ijyanye ingabo zayo n'ibikoresho. Mu by'ukuri nuza kubireba uraza no gusanga ingabo zimaze kugenda ari nyinshi, igisigaye ari ibikoresho n'abasirikare bake cyane ku ruhande rwa South Africa, kuko nta banga ririmo. Nubwo wenda abantu batabisubiyemo kuko tutigeze dufata amashusho, ariko twabonye uyoboye ingabo za Tanzania uca ku mupaka wa Rubavu na Goma bamusaka ataha. Wa undi wakuragamo amatelefone, wa mujenerali wari wakuyeho bya birango bitukura byerekana Genero. Yaratashye.
ubwo n'abandi bakomeje bagenda mu bice buhoro buhoro nk'uko mu nama ya SADC hari hemejwe ko bazagenda buhoro buhoro. Ahangaha biragaragara yuko M23 izabafasha mu buryo bwihuse kuba bakuramo ibikoresho bya Sami DRC, intwaro n'ibikoresho nyine, hanyuma hagasigara gusa ibikoresho bya FARDC. Nibyo nicyo ndimo nkubwi, iyi diri iri kugira ngo Bakenga yemera intwaro nazo zitahe, kuko mbere SADC itaraza muri iyi nama yahuzaga SADC na East Africa, M23 yemeraga ko abasirikare b'ibihugu batsinzwe bataha ariko intwaro zabo ntizigende. Muri diplomasi irimo kuba rero hagati y'ibihugu, ubwo haba harimo n'ibindi bihugu by'influence M23 biba bisabwa na SADC, utakamba kudasiba kwa Tanzania na Malawi ndetse na South Africa. Mu by'ukuri amakuru ntahagazeho, hari inama yabereye Ethiopia irimo n'abasirikare n'abayobozi batandukanye. Umugaba mukuru w'ingabo za South Africa akomeza gutakamba abwira abakuru b'ibihugu bari aho abayobozi bari aho b'ingabo, avuga ngo waba afite influence kuri M23 yabafasha bakabemerera kuzacyura ibikoresho. Nicyo kintu cyabaye rero icyambere gikomeye. Yego, muri iyi nkuru Generali Makenga agaragaye ku meza y'abandi ba generali bayoboye ingabo z'ibihugu byabo muri Afurika. Ubundi nkuru niyo, uyu ni umugaba w'ingabo za M23 yicanye n'umugaba w'ingabo z'ikindi gihugu. Ubu bivuze ngo bari ku rwego rumwe, none ntabwo ari sibe barimo gusaba gutaha, ariko umwe ni igihugu undi aracyafatwa nk'inyeshyamba. Ntabwo bari ku rwego rumwe, arabarusha urwego, bari munsi y'urwego rwe, kuko niwe basaba gucyura ingabo n'ibikoresho. Muri situation turimo baramurusha ibihugu, bakamurusha amahame n'amabwiriza, kuko ari igisirikare cy'igihugu kandi igihugu kiyobowe n'umuyobozi watowe n'abaturage. Iyo niyo ntuza bamurusha, ariko arabarusha imbaraga kuko arwanira impamvu za bene wabo, kugeza aho ubwo ibihugu bisa nk'ibyo abo bajenerali ureba imbere ye baze gusinya batakamba ngo tubabarire turekurane n'ibyacu wadufatanye nabyo. Byanga bikunda niwe usabwa n'ikimenyi imwe basanze mu rugo. Bari wabona inama y'abanyaburayi ibera muri Afurika? Oya. Cyangwa habaho inama y'abanyafurika i Burayi? Cyane. So biba bifite icyo bisobanura. Icyambere nuko M23 irimo gukora diplomasi neza, kutabinyeshyamba z'ibihazi ngo zifunge umwuka, zigumana ibintu. Icyambere hari amasezerano abaye, icya kabiri hari amafoto arimo gukorwa, urabona ko M23 yaje gukora ibintu by'ibanga. Icya gatatu, Makenga yakiriye abantu ku meza kuri Serena Goma mu gihe bisimwe ari idoha. Mu by'ukuri urwego rwa diplomasi ibintu biriho mu ruganda rumwe bavuga ngo ruri hejuru. Nicyo kintu gihari. Ikindi kintu ntaramenya nubwo kitavuzwe, yego, ariko gishobora kuba cyasabwe M23, harimo kuzemera kuzakira ingabo zihuriweho za SADC na East Africa, zishobora kuzaza ku yindi nshuro nk'uko abakuru b'ibihugu barimo kubyemeza muri izi nama. Barimo abakuru baza diplomasi, ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Izi nama bamaze iminsi barimo. Niba wibuka mu mvugo ya Nduhungire yavugaga ko bagomba gushaka abafasha umutekano n'ibindi, barasa nkaho bavuga bati SADC igende na MONUSCO, noneho ingabo z'aka karere ziremera ingabo zazo zihuriyeho zize kubafasha kubona umutekano. Wenda tugiye ku ngingo kugira ngo nze kubaza ikindi kibazo, tukiri ku ngingo ya 4 kuri se yayo, aba bicaranye ku meza bemeje ko bagomba gushyiraho timu bahuriyemo iri tekiniko yo kwasesinga ubuzima bw'ikibuga cy'indege cya Goma, bakanareba n'uburyo cyazafungurwa. Icyambere muri ibi bikoresho bya SADC, yego, barasa nkaho bashaka ko byongera gukoresha ikibuga cy'indege, ko n'ubundi biza nicyo byakoresheje. Icyo ni kimwe kandi biri mu byihutirwa. Icya kabiri,
niba sadek niba M23 yemera ko izakira ingabo za sadek zihuriweho n'iza East Africa bagomba gukoresha kiriya kibuga. Yego. Mu by'ukuri ikibuga cyagoma no kugarura ubuzima bw'abandi bantu. Ariko nibura bikaba bikozwe biciye mu maboko y'ufite ubutegetsi kaba ariko mbyita bwagoma. Kuba gavana ari muri iyo nama nuko ari we nyiri ubutegetsi bwa M23 navuga ngo bwa gisivili mu gace bashakamo ikibazo bashaka gukemura. Ya ndabona kuri day yaho ngo Sadek nanone izaba ifite gahunda yo gusana ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo ibashe kuhagurutsa ibikoresho byayo nabijyana. Sibyo navugaga se. Iyo navugaga kuko nta handi wakura inzira. Hanyuma kuri gatanu yaho holding a joint follow-up meeting between SADC and the IFC at a venue and dates to be agreed. Aha ni igihe bazongera gukorera inama ku byo bemeranyijeho kugira ngo barebe uko bishyirwa mu bikorwa. Yego. Mu by'ukuri ahubwo nagera nkubaze. Allo? Ndakumva. Uku M23 noneho bari kuyisanga iwayo batangiye kwicarana nayo ku meza n'umukuru wayo cyangwa se n'uyiyoboye ku ruhembe rwayo, si bigiye kwereka ibihugu byarwanaga mu burasirazuba bwa Kongo igihe cyose byavugiye ngo n'u Rwanda turwana nabyo ko bemeye ko barwana noneho n'abakongomani bashaka uburenganzira bwabo? Ngira ngo ninjye basobanuye neza igisubizo natangaga mbere bwa mbere. Navuze ngo niba ubireba neza diplomasi y'aba bantu barwana mu burasirazuba hano irimo irazamuka ku rwego rutuma ba generali baza gushaka generali w'inyeshyamba bakavugana. Biba hake. Icya kabiri bifite igisobanuro cy'uko uyu mujenerali yabatsinze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icya gatatu bakeneye uburyo bwo kugenda. Kuba rero Makenga yakwemera ko basana ikibuga kugira ngo babone uko batwara ibikoresho byabo, harimo ibintu bibiri. Baramwunganira nawe kugira ngo ubuzima bukomeze yakire n'abandi bantu. Icya kabiri abavuga ko General Makenga ari u Rwanda n'abandi barimo baratsindwa n'ibyemezo by'abanyafurika mu buryo bugaragara. Ntabwo ushobora kuvuga ngo umuntu n'uwiterabwoba ntushobora kumbwira ngo umuntu ngo akorera urwego ngo rutabaho ngo ni inyeshyamba y'iterabwoba n'ibindi yica abaturage mu gihe abajenerali b'ibindi bihugu barimo kuza. Ntushobora kuvuga ko ari u Rwanda hari ahantu niba abantu bitegereje nta musirikare wa leta y'u Rwanda urimo cyane. Ibyo byose rero niyo mpamvu navuze ngo diplomasi yari mu bintu muranabyibuka ubushize ntuza bisinya nanga taraza baribunagana ubwo wa mugabo w'umuhuza wa perezida wa ex-president Nairobi ntuza Uhuru Kenyatta ubwo yazaga akajya gusura inkambi y'abantu bari mugunga ngira ngo na Kanyarucinya niba ntibeshye Goma, akakirwa nyine abaturage bakabyina kwa kundi ari kumwe n'abayobozi ba Kongo. Naravuze ngo nk'umuhuza yarakwiye no kujya kureba M23, ariko M23 ntabwo iratanga impamvu ituma umuhuza yihanga amaso ngo ayifate nk'iy'ingenzi muri iki kibazo. Bukeye bagaragara i Nairobi bagiye kuvugana nawe. Ndavuga ndi iyi foto izamara imyaka myinshi ikoreshwa nibura ko hari intambwe ya mbere itewe inyeshyamba iri mu biro by'umuntu wahoze ari perezida kandi wasabwe kugira icyo akora ku kibazo. Birakomeza bigera ubwo noneho perezida Lorenzo yaratangiye kujya ahamagara M23 nubwo Kongo itayemera mu biganiro byaberagayo, ariko akaza kwayumva barangiza bakaza kujya kubabwirira Kongo ndetse n'u Rwanda igihe hari ibiganiro icyo aba nabo bifuza. Birakomeza birakura ku rwego rwaho nyakubahwa bakaba umwami w'ikirenga wa Katari. Uyu munsi yatumyeho inyeshyamba ngo zinjire mu biro bye bavugane. Iyi nyeshyamba iba yageze ku cyo mu by'ukuri diplomasi
diplomasi yabo cyangwa politike yabo bakina iba yageze ku rwego ruri hejuru rutuma umuntu wiyubashye nk'umwami wa Katari atuma wo kwicara n'inyeshyamba. Mu by'ukuri navuga ngo zibazafashe kuko amazi uwo barwana kuba abajenerali b'ibindi bihugu batigeze bavuga bati tuzahurira Zambia, Generali Makenga twoherereza inoti y'ibyo tuvugana zisinye mu izina ryawe, bakaba aribo bafata inzira icyambere. Ubwo bafashe inzira bajyayo bateze n'indege baza i Kanombe bafata bisi bajya i Goma, ahandi hari inzira. Ibwabyo birasobanura ngo Generali Makenga bamukeneye kurenza uko bakeneye, gusa we yatsinze igitego kiruta icyabo kubera ko bari muri zone yatsinzwe, bari muri zone yo gutsindaho abajenerali b'ibindi bihugu bamutakambira bamubwira bati dufashe n'ikibuga turagisana, dufashe bigende bitya ducyure ingabo zacu zatsinzwe n'ibikoresho bari bazanye byo kukurwanisha. Niyo ntuza ya mbere muri diplomasi. Mu by'ukuri aya mafoto, ibiganiro bizakurikira, imvugo z'abantu ziraza kugira icyo zisa nkaho zisize cy'impinduka kigaragara amaso y'umuntu. Itangazo mbere yuko dusoza ndabona ryasimweho hagati ya Makenga ndetse n'uhagarariye chairperson wa SADC mu by'igisirikare, ariko se nanone turebye gatoya Kongo SADC birimo irayereka ko rwose wenda icyo yayitabarije kitakunze cyangwa se itagishoboye kuko itari impamvu nyayo yo kubatabaza. Ibyo ntacyo bivuze. Si ikindi gihugu cyari cyateye n'abene igihugu, ahubwo Kongo kirimo haravugwa byinshi by'uko ishobora kuba irimo gushaka izindi ngabo z'amahanga ibindi bihugu bitandukanye. Hari igihugu cyo muri Afrika, West Africa, yatabaje nubwo batarabasubiza neza. Hari kuvugwa ko Ububirigi bushobora kuba hari niyo zaba ari zo gutoza ariko zikaba zajemo ari z'amahanga. Iyo nzira yindi Kongo yaca iyo byagenda bite? Icyambere nuko ugomba kumenya nabo baje kuvugana na Makenga, ntabwo ari uko batumva impamvu Makenga yarwanaga na kera, nta nubwo ari uko bamugiriye imbabazi bakumva bagomba guhagarika ibintu byo kurwana ngo bashake gutaha. Baje kuvugana na Makenga nk'ingabo zatsinzwe, ntabwo baje kuvugana na Makenga nk'abantu barimo kumvikana. Ni ingabo zatsinzwe zirimo kudiringa n'uwazitsinze ngo azorohereze zicyura ibyazo n'abantu babo. Rero ntutungurwa nuko bashobora no kumvikana uko bacyura ziriya ngabo, bagacyura n'ibikoresho, bagasana ikibuga. Bamwe mu baperezida b'ibihugu byabo bakazatanga ingabo zigiye kurwana ziturutse Warekare. Ntabwo abanyapolitiki n'impora mbisubiramo ntibagira isoni, ntibamwara, ntibagira umutimanama, bakora ikintu kiri mu nyungu mu gihe cyabyo. Kuba twatsindwa ntitwakongera basanze se harimo amafaranga, kandi baba bafite ibyo babwiye ibihugu byabo, kubwira ibihugu byabo ngo turatsinzwe ducyuye ingabo gusa dusize ibikoresho. Hari ibisobanuro, ariko na M23 irungukira muri iki kintu mu buryo bwa diplomasi, kumvikanisha ko atari abantu bagamije inabi n'intambara. Bafashe barwanye na SADC barayirasa barayitsinda kuko bashaka amahoro. Niba rero umuntu barwanaga babwira ati ni mu inzira njyari ibyanjye nanjye ngende, nta mpamvu yo kuguma kumufunga kuko rega na ziriya ngo zari zirangayikishije Makenga. Icyambere afite imbaraga zo kuzira umuntu yamugire garinzi ingabo ebyiri, arinzi SADC akarinda na ntuza na MONUSCO. Mu gihe rero yabagize Imana igice kimwe kikagenda agasigarana ikindi, biraza kumworohereza nibura kumenya uko adiringa na MONUSCO. Nayo kandi ashobora gutangira kugura abanyaburayi bagatangira kuvuga ko n'ubundi ntabwo ihari kuko MONUSCO ibishaka ngo aho ituye irature yitwiye icyubahiro, kandi rwose MONUSCO yo muri Kongo uwayiha icyubahiro n'uwayumvise mu makuru yizi ntacyo yayiha rwose. Sikovi dusoza ndi kubona kandi n'uwitwa Steve Wembi nawe arimo aravuga ati AFC M23 alors ça ce sont des choses à bannir, nous sommes des Congolais, nous devrions tabler sur la compétence, sur l'expertise, bien entendu ensuite stabiliser les populations rejetées par d'autres pour des motifs injustifiés.
uwo ninde? uwo ni Steve Wembe nawe ndabona yashyizeho ikiganiro Corneille Nanga yagiranye n'urubyiruko ikintu gihari nuko M23 ikomeje imirimo ahubwo umva indi nkuru nshya ariko iyo nkuru nayinyuzeho mu nzira ngenda ndayumva bene izo nkuru rero zitagira bene zo ntibakajye bambaza bene zo ariko bajye bumva uko zivugwa ni nk'insinzi ntago babaza ngo harya ngo ngo uramutsinda gute ubundi umuntu yatsinze cyangwa yatsinzwe ntabwo umubaza ngo ndi wamutsinze niwe wandika amateka yego uracyumva ndakumva neza amakuru ari nuko ku mupaka hirya iyo ngiyo Kanyabayonga nibyo ndabyitiranyije ni gake harya wa mupaka uza Kamanyora yego hashobora kuba habaye kurwana Barundi bagiye misanitse bakaba bashobora kuba bagiye gusubira mu ntambara na M23 nyuma yuko perezida wabo ahinduye imvugo Wazalendo na FDLR bahunze bari muri ibyo bice bakaba batangiye kwibombagatanya ayo masasu ntabwo yavugaga nk'ay'umujura waje kwiba yavugaga nk'ay'ibisirikare birasana ubu rero niba Burundi bwagarutse muri iyo zone bugiye kurwana ariko abantu bakavuga ko uwarasaga ashobora kuba ari abarundi barimo kurasa kandi hakaba hashobora kuba harasa abasirikare b'u Burundi batari muri Kongo batari muri Kongo batari muri Kongo aho bari nyine urabumva nyine ntabwo aho bari tuhazi kuko inkuru niruzura ibyo nabyo ni inkuru ziraho nta gihindutse abantu baraza gukomeza kubyumva gusa no kuba Sadek isaba gutaha igasiga isa n'ikibuga ariko ikibuga cyo ndakumva neza cyane ikibuga gikwiye kugisana kuko niyo yagishenye pe ni imirwano yagisenye imirwano yabo hari abantu bamwe bafite ku nguru yari afite imbunda nini ku buryo zarimburaga kiriya kibuga rwose usibye ko kiriya kibuga ntabwo cyangiritse ku rwego ruri hejuru barakuramo ziriya mbunda zahiriyemo bakuremo bya bindi byose bihira imanga n'iki barebe sisiteme ko yagarutse mu kwezi kumwe ikibuga gishobora kuba kirangiye nuza Sadek igataha ubu hakitegurwa ukuntu bazakira ingabo zihuriweho zirimo Sadek na East Africa kuza gufatanya na M23 gucunga uriya mujyi bakagarura umutekano mu by'ukuri bagiye kwikorera ni iyo mu miryango ya Afurika ku buryo zishobora gufasha abaturage gukomeza kugenzura kureba uko bikorwa amahanga avuga ngo ntabwo azi ibihabera mu niswe igiye ngo ntibabimenya Sadek na East Africa bazabimenya izi ngabo subu zizaba zishobora kuba zakigizayo uwatera abaturage ntabwo ndimo kukumva izi ngabo zishobora kuba zakigizayo uwatera abaturage ingabo zishobora kuba zakigizayo uwagerageza gutera abaturage izo ngabo sinzi niba zaza zifite mandate yo kurwana cyangwa niba zaza zimeze nka Loni nayo twamenya mandate babahaye kuko ingabo ishobora gukora ikintu cyose ariko ikora inshuro nyinshi icyo bayitumye yego twategereza tukareba gusa ubwo nyine nuko amakuru yifashe iyo nkuru twakomeje kuyumva kuva mu gitondo turavuga ngo reka dutegereze turebe ubwo ikindi ni uko muri uyu mugoroba dushobora gutegereza kumenya niba Doha nayo hari ikintu tubwire yego ndagushimiye cyane yari Scovia Mutesi mugenzi wacu kuri televiziyo mu Mahoro Gasabo reka nanjye mbashimire ndi Samuel Mutungire mukomeze kuryoherwa na gahunda zitandukanye za televiziyo mu Mahoro Gasabo muramuke neza